Uyu munsi tariki ya 29 mu kwezi kwa Kanama uyu mwaka n'ubundi 2024 twagiye gusura ikigo MVTC i Remera, ikigo cyigisha imyuga n'ubumenyingiro. Iki kigo twakigezeho kitubwira uburyo biteguye kwakira abanyeshuri. Umuyobozi w'iki kigo yakomoje ku banyeshuri basoreza kuri iki kigo basohoka bafite ubumenyi n'inararibonye ndetse bagasohoka biteguye kujya ku isoko ry'umurimo, cyane ko iki kigo kuva cyatangira cyashyize abanyeshuri basaga 2,000 ku isoko ry'umurimo, kandi abo banyeshuri bose bakaba baragize icyo bagaragaza. Usibye n'ibyo, aho bavomye isoko kuri iki kigo cya MVTC i Remera cyabiboneyemo inyungu, cyane yuko naho bagiye gukora akazi babishimirwa, bakavuga yuko iki kigo MVTC i Remera gitanga ubumenyi ngiro kandi gitanga n'ikinyabupfura, cyane yuko umwana wese usohotse aho ngaho aba afite ubumenyi mu buryo bwo kuvuga indimi ndetse anafite kategori yaba iya moto cyangwa kategori y'imodoka, agasohoka agiye gukora akazi kinyamwuga. Usohotse muri MVTC i Remera ni inagereranywa, cyane yuko aba ari inararibonye, ari umuprofesiyoneri mu buryo bwo gukora akazi, akora atiganda kandi ibyo akora byose akabikora bizi. Ubwo bumenyi akaba bukesha MVTC i Remera. MVTC i Remera iherereye Kimironko, ahahoze kaminuza ya Kepra. Amazina yanjye ni Nshimiye Jacques, nkaba ndi umuyobozi w'ishuri ry'imyuga MVTC Remera. Akaba ari nanjye washinze iri shuri. Ishuri ryatangiye mu mwaka wa 2013. Hanyuma intego yacu cyangwa vision ni uguhindura ubuzima bw'urubyiruko cyane cyane binyuze mu kwigisha amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro. Dufite rero umwuga w'ubukanishi bw'amamodoka kuva twatangira. Akaba ari umwuga twigisha mu gihe gito, umwaka umwe, tukagira na porogaramu y'imyaka 3 bakunze kwita umwaka wa 4, wa 5, wa 6 cyangwa level 3, 4 and 5. Niyo gahunda yacu muri iri shuri twigisha, niyo porogaramu dutanga. Nyuma yo kurangiza kwiga, abanyeshuri baba bafite ubumenyi bakuye ku ishuri, bakuye muri gahunda zitandukanye ishuri riba ryateguye, zigendanye nanone n'integanyanyigisho itegurwa na NESA ndetse na RTB, ibigo bishamikiye kuri Minisiteri y'Uburezi bikurikirana imyuga n'ubumenyingiro. Iyo porogaramu iyo bayirangije baba bafite ubumenyi bakuye ku ishuri, hanyuma ubwo bumenyi buba bugomba kuba buhura nanone n'ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo. Dukora rero ku buryo ubwo bumenyi bwombi buhuzwa, bityo rero iyo abanyeshuri barangije ntabwo duterera iyo, ahubwo turakurikirana buri munyeshuri tukareba ko ubumenyi koko yahawe burimo gutanga umusaruro ku isoko ry'umurimo aho ari, kuko hari gahunda nanone leta yashyizeho bita professional internship. Ni nk'imenyerezamwuga umunyeshuri akora ariko yararangije kwiga. Ni imenyerezamwuga rya kabiri kuko hari n'irindi akora akiri ku ishuri. Iryo rya kabiri rero niryo rituma umunyeshuri yisanga neza ari ku isoko ry'umurimo, kuko abaho mu buzima bumwe n'abakozi bose mu bigo runaka aba yagiyemo gukoreramo. Muri iryo menyerezamwuga rero abanyeshuri n'ubundi turabasura, tukareba koko barimo kwitwara neza, tukareba koko abakoresha babo bazabagirira icyizere mu gihe bazaba bari kumwe nabo, babona ko ubumenyi bafite burimo gutanga umusaruro mu bigo
bayoboye. Aho rero ni naho dusanga iyo hari imbogamizi yahuye nayo mu mikorere ye, turayaduresinga, turamufasha kugira ngo nayo ishobore gukemuka, bityo azaba umukozi uberanye n'isoko ry'umurimo. Kare tuganira watubwiye ko ari abanyeshuri basaga 2,000 mwashyize ku isoko ry'umurimo hano hanze. Ni sura ki batanga hano hanze? Ese umusaruro batanga hano hanze uba mwiza nk'uko mwabitekerezaga? Cyane yuko ari abanyeshuri bashyika hano hanze ugasanga bashoje TVET, yego umwanya bakagiye mu isoko ry'umurimo ugasanga ni bamwe mu bana bakora ibintu bitahesha icyubahiro ishuri asorejeho, bidahesha icyubahiro ndetse n'uwamwigishije. Icyo ngicyo kivuga iki? Batanga sura ki ese umusaruro? Cyane yuko iyo umwana avuye ku kigo yarize neza kandi agakora ibintu byiza, ahabwa akazi ndetse akaba yabasha no kuyobora abandi kuza kuhiga kuri icyo kigo. Wagira icyo byinshi tubwiraho kuri ibi ngibi? Birumvikana ni nka assessment cyangwa se survey ibikenewe gukorwa kugira ngo tumenye ngo umusaruro ungana iki barimo gutanga ku isoko ry'umurimo. Dufite abanyeshuri basaga 2,000 barangije hano. Muri survey twakoze, abo twasuye bose twasanze abari ku isoko ry'umurimo. Ubu hari n'abandi baba batari ku isoko ry'umurimo nk'abakomeje amashuri, abagiye hanze y'igihugu, abo tudashobora kubona. Bivuze ko imibare yose ntabwo tuyibona uko bikwiye, ariko abo twashoboye kubona twasanze nibura 84% barimo kwitwara neza ku kazi. Ni ukuvuga ngo bafite aho barimo gukorera kandi hajyanye n'ibyo bize. Ibyo rero bitwereka ko ubwabyo ari success cyangwa se ari ikintu cyo kwishimira, kuko ibyo bize baba barimo babishyira mu bikorwa. Icya kabiri ni uko hari n'abandi baba baratangiye kwihangira imirimo, usanga mu mirimo yabo bamwe usanga barashinze ibigo byabo, abandi ugasanga ni abashoferi cyangwa se bakora umwuga wo gutwara imodoka kinyamwuga, dore ko mu Rwanda muri rusange no mu bindi bihugu byinshi abashoferi b'abanyamwuga baba ari bake. Umushoferi w'umunyamwuga, iyo tubivuze gutyo, aba ari wa wundi n'ubundi wize ubuzima bw'imodoka bwose. Imodoka ishobora kugira ikibazo akamenya icyo ari cyo, ndetse bikaba byanamufasha kumenya imodoka agiye gutwara niba iri bushobore gutanga umusaruro ukwiye. Abo bashoferi rero ni bake. Mu bo twigisha harimo abavamo bakaba abashoferi b'abanyamwuga. Bivuze ko rero ko abo twasanze bose bitwaye neza ku isoko ry'umurimo, ku buryo tubona ko intego yacu iba yagezweho ku kigero gishimishije. Nk'ikigo MVTC Remera mutekerereza iki ku bantu batuye kure? Ese mwaba muteganya gushyiraho amashami hirya no hino kugira ngo abatuye kure babashe kuba babona uburyo bwo kwiga bitabagoye batiriwe bazamuka i Kigali? Nko gushinga amashami hirya no hino kugira ngo byorohere buri munyarwanda wese ahari abashe kuba yakwiga. Nibyo mu ntego zacu harimo kwagura ibikorwa bikagera kuri buri wese, cyangwa se ibyo dukora bikamenywa na buri wese mu gihugu, kuko abantu rero batuye ahantu hatandukanye hari abo bigora kubona ayo makuru, hari n'abayabona ariko bikabagora wenda mu buryo bwa distance, intera iri hagati y'aho ishuri riri cyangwa rikorera n'aho batuye. Iyo gahunda irahari yo kuzabegera, gusa iracyafite igihe kirekire kubera uburezi ni ikintu kinini, bisaba kwiga kuri criterias nyinshi, uburyo turateganya ko twazakora amashami mu bihe biri imbere tukegera abanyarwanda hirya no hino aho bagiye batuye. Turebye ku banyeshuri basoza kwiga ugasanga kubona akazi ni ibintu bibagoye cyane, bagahitamo kuba bagana ishuri ry'imyuga kugira ngo babashe kubona akazi biciye mu buryo bw'imyuga, ariko ugasanga nanone ikintu kijyanye n'uko babona amikoro yo kuba bagana iryo shuri, ugasanga amikoro ni makeya bitewe n'imiryango baturukamo. Ese abo mwaba mwarabatekerejeho mukagira icyo mukora kugira ngo nabo bazabashe kugana ishuri ry'imyuga? Ku bafite ubushobozi buke hari gahunda zitandukanye, yaba gahunda za leta ndetse n'iz'abafatanyabikorwa na leta, zifasha abanyeshuri bava mu miryango itishoboye cyangwa se abanyeshuri bafite ibibazo by'ubupfubyi. Hari abagira ibibazo by'ubupfubyi, hari abagira ibibazo bitandukanye by'ubukene.
hariho gahunda rero zo kubafasha kugira ngo nabo bashobore kwiga imyuga, cyane cyane imyuga, kuko ubu gahunda ya leta yavuye mu bushakashatsi bwizweho neza, isanga bize imyuga bitabagora kubona imirimo ku isoko ry'umurimo. Ubwo rero abanyarwanda bose, cyane cyane abakiri bato, urubyiruko, hari gahunda zitandukanye zo kubafasha kwiga bakarangiza amashuri yabo y'imyuga. Bamwe hari gahunda zo gufata inguzanyo bakiga ku nguzanyo. Hari izindi gahunda nanone zo gufasha bamwe badafite ubushobozi kubabonera amafaranga y'ishuri. Ubwo binyura mu bigo bitandukanye, ntabwo navuga ngo ni leta gusa, hari n'abafatanyabikorwa na leta, kuko ku ishuri hano duhura nabo benshi, abaza bafite ibyangombwa bibemerera kwishyurirwa n'ibigo bitandukanye. Niki washishikariza ababyeyi bakurikiye aya makuru bashaka kuba batangiza abana babo ishuri ry'imyuga? Niki wabashishikariza? Kugira ngo igihe cyo guhitamo, nabashishikariza ko bagomba kugiha umwanya. Ndavuga guhitamo iby'umunyeshuri cyangwa se iby'umwana aziga cyangwa se ashaka kwiga. Abenshi usanga amahitamo batayaha umwanya munini, ugasanga umwana agiye kwiga ibyo atanakunda, cyangwa se ugasanga umuntu amugiriye inama yo kwiga ibyo wakunda ariko mu by'ukuri uwo mwana we atari byo akunda. Navuga rero ko guhitamo ari ikintu cy'ingenzi, cyane cyane bashingiye ku byo umuntu ashaka. Ababyeyi n'urubyiruko ndabashishikariza ko amashuri yigisha imyuga n'ubumenyingiro ari kimwe mu byakorewe ubushakashatsi, haba mu bihugu biteye imbere, natwe mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ndetse no mu bihugu bikennye, bishobora gufasha abantu kwigira. Gahunda bita kwigira, ngira ngo leta y'u Rwanda yayishyizemo imbaraga, self reliance, aho umuntu ashobora kumenya kwirwanaho, akaba kandi yanafasha n'abandi. Ibyo rero binyura nta kindi, ni mu mashuri yigisha imyuga n'ubumenyingiro. Nabashishikariza kwiga amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, cyane cyane baze tubigishe umwuga w'ubukanishi bw'amamodoka n'ubushoferi, kuko nzi neza ko bitoroshye kubona umuntu udafite akazi cyangwa w'umushomeri wize ubukanishi bw'imodoka afite na perimi y'ubushoferi. Ibyo ngira ngo mu Rwanda biragoye kubona uwo muntu w'umushomeri. Nabashishikariza rero kwiga imyuga n'ubumenyingiro muri rusange, ariko abiyumvamo impano yo gukunda aka kazi k'ibigendanye n'imodoka, nabo ni karibu cyane, turabakira. Tugana mu gusoza, ukomoje ku kintu cyo kubahereza ikaze, ese nk'abantu badashoboye kuba bashyika aha ngaha bitewe wenda ko amatike ari menshi cyane ko muri iyi minsi bayazamuye, ese mwabateguriye ubuhe buryo bwo kuba yakwiyandikisha? Ubwo ndavuga ku buryo bujyanye na online. Hari uburyo ashobora kwiyandikisha akoresheje imbuga nkoranyambaga cyangwa se website mwaba mufite, ashaka kunyuraho akaba yakwiyandikisha. Nk'abantu bafite akazi kandi bakeneye kwiga automobile mekanike cyangwa automobile electronique, niki mwabateguriye mu buryo bwo kwiga? Ubwo ndashaka kugira ngo utubwire ku mpande ebyiri z'uburyo bwo kwiyandikisha umuntu atarashyika aha ngaha, n'uburyo umuntu yakwiga atiriwe nanone ashyika aha ngaha ku kigo mu buryo bwa online bugezweho muri iyi minsi. Wagira icyo bitubwiraho? Dufite uburyo butandukanye bwo korohereza abatugana, abifuza kutugana n'abadafite amakuru kwakira serivisi zacu. Uburyo bw'iyakure cyangwa online, twifashisha imbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, ndetse dufite na website, aho umuntu ashobora kuba afite telefone ye ikoresha ikoranabuhanga Android, akaba yajya kuri website yacu akabona amakuru yose agendanye n'ishuri, akabona amasomo yose twigisha, akaba yahitamo kuko ibisabwa byose biriho, akaba yahitamo uburyo ashaka kwigamo. Uburyo rero twigishamo harimo uburi physical bumenyerewe, aho umunyeshuri aza akicara mu ishuri, akajya muri workshop, akaganirizwa n'abarimu, akigishwa n'abarimu, porogaramu y'ikarenda irangira. Hari n'ubundi buryo
bw'abafite akazi badafite ubushobozi bwo kwiga ku manywa, dufasha abantu kwiga porogaramu y'umugoroba. Ubwo abafite akazi baza kwiga guhera saa 12 kugera saa 3 z'ijoro, nabo bagakora porogaramu yabo kandi bakayirangiza neza. Uburyo bwa gatatu rero ni online, ibyo twita e-learning, aho umunyeshuri ashobora kwiga yifashishije computer ye, hanyuma agakurikira amasomo yacu. Ubwo buryo bwo busaba umunyeshuri kuba afite ubumenyi birumvikana kuri mudasobwa, kandi ashobora no gukoresha internet neza, kuko hari amasomo ari recorded, hanyuma hari n'abarimu dufite basobanukiwe cyangwa se bahuguwe kwigisha bakoresheje iyo porogaramu ya e-learning, aho abanyeshuri bashobora gukurikira. Gusa bitewe n'uko umwuga bisaba gukora cyane, dukorana nanone n'ibigo bitandukanye byaba ibyo mu gihugu ndetse no hanze, tukagirana amasezerano bakadufashiriza abanyeshuri bacu gukora pratique, gushyira mu bikorwa ibyo tuba turi kubigisha cyangwa se ibyo baba bize online. Akajya mu kigo kimwegereye, mu igaraje rimwegereye, agakora cyane kugira ngo ashobore gusobanukirwa neza bya bindi yigira ku ikoranabuhanga. Reka tubashimire, murakoze cyane.